mwese muri abana b'Imana muheshejwe no kwizera Kristo. Yes. Kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Yeah. None ntihakiriho umuyuda Mhm. cyangwa umugiriki, Mm. ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. Rero kuvuga ngo tubibwire abantu, nta muntu uzaryoherwa n'ibyo kurya atararya. Mhm. Niko n'iby'ubugingo bimeze. Nta muntu uzumva iby'ubugingo atarahindurwa na Kristo. Mm. Gusa ijambo ry'Imana niryo rihindura abantu. Mm. Itorero rero ndagira ngo umbabarire unsubize, uraza kumbaza ikibazo uri buterwe n'icyo nkubajije ukimbaze nyuma. Mm. Sibyo? Mhm. Abantu bazutse i Yerusalemu umunsi Yesu apfa, Mhm. urabibuka bazuka. Imana yaribeshye ko yashizeho mu isezerano rya kera abatambyi b'abagabo b'igitsina gabo, nyuma y'igitsina gabo iyo bamaze kwamburwa. Ibyo ndabyemera 100%. Ahubwo ndashaka kumenya mu ntumwa za Yesu 12 byari 70, nabyo ndabyemera rwose. Kuki yatoranyije muri abo 70? Ijwi ry'umukanguzi. Katubashimire kandi tubifurize kugubwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Mwebwe tubana hano ku Mutsinzi TV, ariko uyu munsi ntago turi twenyine kuko turi kumwe n'umushumba. Muraho neza? Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Yego. Turakwakiriye hano ku Mutsinzi TV. Murakoze. Mm. N'abadukurikiye ndabasuhuje ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Amen. Amen. Buriya ntago ari ako konyine nashaka ngo ugere no ku Mukanguzi TV. Ijwi ry'umukanguzi. Mwari mudahaye ikaze ku Mutsinzi TV. Yego. Iyo tumara kwisanga iwanyu nibwo twajyaga kubaha ikaze n'iwacu. Buriya rero mukigera hano, mukinjira kuri hano kuri mikoro byonyine gusa, ikaze muba mwaribonye. Ijwi ry'umukanguzi TV niyo bitaba ngombwa ahubwo tubanze tumenyane. Yego. Abantu tuziranye ku ijwi ry'umukanguzi bo baranzi. Hanyuma ku Mutsinzi TV abantu bashobora kuba babonye iyi sura, nitwa Aniseti Niyomugabo. Yego. Ndi umukristo, ubusanzwe dukorera umurimo w'Imana kuri iyo shene yitwa Ijwi ry'umukanguzi, ariko dufite n'iyitwa Umutahajuru TV. Ijwi ry'umukanguzi ni icyanya cy'amateraniro. Hanyuma Umutahajuru TV niho ducisha ibiganiro bisanzwe ariko by'iyobokamana. Yego. Okay. Yego, kandi mwisange. Amen. Abantu baba hano ku Mutsinzi TV bakunda ibiganiro by'ijambo ry'Imana, banakunda n'abantu bafite ubwiza bw'Imana muri bo. Hanyuma mwebwe iyo mubufite ntimwakunda batabugira ngo mububaheho? Njya ngira siroga y'ibintu bitatu, ngendana n'abantu batatu ngewe ubundi. Ngendana n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, nkagendana n'umunyabwenge n'umuntu w'umukire. Abandi bo ndabafasha. Singendana nabo ahubwo mbafashiriza aho bari. Nta n'uwo wafata ukuboko ngo mugendane? Ni ukumufasha. Urumva ko ari ukumufasha, ariko ntabwo ntimuba mugendana. Oya, ntabwo tuba tugendana. Ko nibyo ntiwambeshye. Ntabwo nakubeshya. Twebwe rero ku Ijwi ry'umukanguzi tubwiriza umuntu w'umwuka, twaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu. Memu no ku Mutahajuru TV tukabwiriza umunyabwenge. Hanyuma tubwiriza n'umunyamubiri kugira ngo amenye iby'umwuka. Yego. Ariko kandi tukongera kwibutsa n'injiji. Hajijwa burya umuhanga. Yego. B'abantu bise abahanga cyangwa abanyabwenge, ku by'iyi ngoma ya Kristo nsanga buvangirwa. Keretse kuyoborwa n'umwuka. Abo bose tubabwiriza kugira ngo tubaramire, tujyane mu rugendo rujya mu ijuru. Ntawe dusiga iyo yemeye kuyoboka iyo twizeye. Hanyuma twebwe ntitwemera n'udukurikira. Bakurikira Kristo kuko natwe niwe tuba dukurikiye. Niyo ntumbero yacu. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Uzi impamvu nabatumiye ku Mutsinzi TV? Ntabwo nyizi. Impamvu ya mbere nyamukuru nuko hari abantu ngewe ntabasha kugeraho. Yego. Yaba ku mutima wabo. Buriya umuntu utumira umuntu kubera yuko hari ibyo akurushya, ukanatumira umuntu kubera ko hari ibyo azi.
ashobora kuba yarabigutanze kubimenya, ashobora kuba mubizi kimwe mubyemeranya cyangwa se mutabyemeranya kugira ngo abashe kugufasha. Hanyuma rero kubera ko hari ngiye hari abatanyiyumvamo yenda urugero bitewe na kondisiyo Imana bababarira. murakoze cyane. hari nanjye abo ntiyumvamo bitewe na kondisiyo. Nawe Imana ikweze. Nanjye Imana inyeze. Hanyuma ubwo iyo ntumiye umuntu nzana noneho umuntu ushobora guhagarara hagati yanjye n'abo mbwiriza kugira ngo adufashe. Kumeze nk'aho ufitanye ikibazo n'abantu. Abantu mfitanye ikibazo nabo, Ego mwami. abantu batemera kwezwa, abo dufitanye ikibazo. Uzi ko Yesu yagiye bagihari? Yagiye bagihari. Bose ntibanizeye umurimo wa Golgotha kandi yarabambwe bareba. Nushaka rero ujye uruhuka kuri bo kuko abatarayemeye umucunguzi akimanitse. Yego. Ubwije ukuri ko batazemera yaragiye mu ijoro. Okay. Batamureba mbona ha Kristo n'umwuka. Yego. Aha, hanyuma karuciyeho kugira ngo twinjire mu kiganiro, twagusaba ugasenga Imana, nyuma tugatangira ikiganiro uyu munsi twateguye kugira ngo tuganire. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'ubucunguzi bwawe, wadutekerejeho uduha Kristo nk'impongano y'ibyaha kugira ngo twezwe. Tumaze kwizera turababarirwa, tumaze kubabarirwa turazurwa, tumaze kuzurwa utuzamura turabera n'abaziranenge tutagawa, uduha ibyicaro mu bwami bwo mu ijuru. Urangije urekera imibiri yacu mu isi kugira ngo twuzuze umwuka wera tugaragaze ishusho yawe. None uyu mwanya twicaye hano ku Karubanda kugira ngo tubwirize amahanga yose, uwumva akemera ahabwe kuyoborwa n'umwuka nk'uko ari urugingo rushya, kandi niko ijambo ryawe ritubwira ko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Twebwe tugiye kuvuga ibiri muri twe, hanyuma utwungura ubwenge bwacu bumenye kugira ngo tumenyeshe abantu ibyo ushaka. Niwumva hagiye kubaho iby'umwana w'umuntu byayobya abandi, ururimi rwacu rugobwe ntiruvuge, ariko niwumva ibyo tugiye kuvuga byagira umumaro, byinjize mu mitima ndetse no mu bwenge n'ubugingo, kugira ngo bene data dusangiye kwizera, nihabaho kuvuga ku ijwi ry'impanda tuzatahane nk'abera bose. Dusenze kugira ngo Imana ikize amakuba, Imana irengera abayo, utabare n'abantu badukurikiye bafite amakuba y'uburyo bumwe ndetse n'ubundi, barwaye, bari mu bigeragezo ndetse intambara n'ibindi nk'ibyo bitera umutima kurwara. Ukuboko kw'Imana kurambukire kudukiza kugira ngo ineza yawe iganze. Ni kubw'ubuntu bwawe dusenze twizeye none iteka ryose ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Uyu munsi nakoresheje gutekereza, ndashaka ikintu twaza kuganiraho. Yego. Nsanga muri iyi minsi ngendeye ku byo ngenda mbona nuko numva nsobanukirwa ku bijyanye n'inshingano z'itorero, ndibaza nk'ikibazo nagize mu ijambo ry'Imana, nagize mu byo numvise, navuga ngo ese igitsina gore, kanere kuvuga ngo umugore ahubwo nivugire ngo igitsina gore, cyemerewe kuba umutwe w'itorero, yemerewe guhabwa inshingano zo kuba yayobora itorero, kuba umushumba, pasiteri ubwo, cyangwa se mu kimwe kuba umutwe w'itorero kwa? Dukurikije uko Bibiliya ivuga, igitsina gore nticyemerewe kuba umutwe w'itorero, n'umugabo nawe ntiyemerewe kuba umutwe w'itorero, ahubwo umutwe w'itorero ni Kristo. Noneho umugabo n'umugore bose ni ingingo z'itorero zishamikiye kuri wa mutwe, kuko Kristo niwe mutwe w'itorero. Ubwo dushingiye kuri Bibiliya n'ukuri k'umwuka n'ibyanditswe byera. Yego. Urakoze cyane. Aho rero niho hagiye kunjyana ikibazo kivuga niba tumaze kumenya ko noneho Kristo ari wo mutwe w'itorero, yaba umugabo atemerewe kuba umutwe w'itorero, mbese aho hose, noneho se umugore yemererwa gutegeka? Ubwo pasiteri ubundi bivuga uyobora abandi, none yemerewe kuba pasiteri? Umugore yego arabyemererwa. Hari uko Bibiliya yabivuze ku buryo twasobanukirwa tukagendana n'ibyanditswe, kugira ngo ko mfite ibiganiro byinshi kuri cano, ntabwo
ari ukuvuguruza banyumve neza, ahubwo ni ukugira ngo twunganirane. ubundi ku bijyanye n'icyo turasoma Bibiliya, abantu dukunda kubana tuziranye ko nkunda gukoresha inyandiko zera kuruta amagambo yo muri njye, n'ubwo ihishurirwa naryo burya ryunganirwa n'inyandiko, cyangwa se naryo rikunganira inyandiko, kuko ibiriho byose bizanwa n'umwuka. Yego. Ikintu tugomba kumenya ni Kristo Yesu ari mu isi yimitse abashumba. Yego, yatoranyije intumwa. Okay. Muribuka se ko yari afite abigishwa 12 akagira n'intumwa 70? Hamwe Bibiliya ibivuga mu buryo bunyuranye, hamwe ivuga intumwa 12, ahandi ikavuga abigishwa 12, ahandi ikavuga intumwa 70, kavuga, ariko muribuka ko batari 12 gusa, bari 70? Ntabwo nsobanukiye 70 uko bari bameze batandukanye, ukuntu batandukanya n'intumwa. Wadufasha gutandukanya 12 ukadutandukanyira na 70 uko byari bimeze? Buzura umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Yego. Ntabwo bari abigishwa gusa. Iyo tuvuze abigishwa, abizera bahita bumva abigishwa 12. Kabinire hafi aho ntajya kuba developa amazina. Hanyuma hakaza n'abandi 70. Abantu barabizi Yesu atuma 2 yarabakuye muri 70, ntabwo yarabakuye muri 12. Ni ukuvuga ngo muri 70 rero habagamo n'aba bagore bagendanaga na Yesu, harimo benshi. Noneho ikintu abantu bashobora kwitondera ni uko na Mariya nyina yari arimo. Rero sinzi niba naza gushakinga iri jambo, niba nasakinga iri jambo nkaza kuribona kugira ngo tuze gukoresha ibyanditswe byera kuruta amagambo. Kuko abantu benshi tujya twirengagiza umurimo w'umwuka wera, tugashaka kwita ku mahame. Amahame rero Yesu yashyizeho, umuntu Yesu yatoranyirije kuyobora abandi n'umwe. Yego. Ni Petero. Yaramubwiye ngo agira umukumbi. Yego. Umukumbi yamuhaye kuragira, haje n'abandi batigeze bahamagarwa na Kristo, ariko bizeye babikuye mu byo abigishwa bababwirije, nabo babikuye kuri Kristo. Urugero, nk'itorero rya Efeso ryayobowe na Timoteyo, sibyo? Bavuga ko umushumba wa mbere wabayeho ari Yakobo. Abo ba Petero bose ntibemeye kuba abashumba baba mu bantu, bakoze ubutumwa ko misiyoneri, ko misiyoloji, ariko Timoteyo yagumye muri Efeso. Yego. Yabwirijwe nande? Na Pawulo. Yego. Pawulo wese yabwirijwe nande? Yahamagawe na Kristo, ariko atari mu bigishwa. Ni ukuvuga ko hari abantu bagenda baza mu muhamagaro bazanwe no kwizera, batarazanwe no kuba bararobanuwe na Kristo mbere. Bakaza mu nshingano. Nari ndimo ndasakinga rya jambo, ndaza kuribona nuko mbona hari kuzaho yavuga. Nashakaga Yesu atoranya intumwa. Rero bene data, niba hari ikintu abantu dukwiriye kwitondera, dukwiriye kwitondera guhamagara kw'Imana. Guhamagara kw'Imana ntikugendera ku muco w'igihugu, ntikugendera ku marangamutima, ntikugendera no kuri doctrine z'idini. Ego. Kadusome muri Matayo ibice 10 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Yego. Matayo ibice 10 umurongo wa 1. Ntabwo utegereje ngo hasome. Kubera ko ngiye ntazi gusoma neza. Haranditswe ngo amazina y'intumwa 12. Ahamagara abigishwa 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. 2,
amazina y'intumwa 12 ni ayawe ya ntabwo ari byo, reka twigire kuri Filipo. Yego 4 yenda ubwo aho umurongo wari ugambiriye ntimujyane izahabu gusa bose, ahubwo ntabwo ndebye reka dusome muri Mariko. Yesu ajya ku musozi ahamagara abigishwa abo yishakiye amaze gutora 12 na Mariko, ariko na Mariko 3, ariko hano nyine atoranya intumwa. Sinzi we urashaka handi yatumye abigisha. Reka magusomere. Ni Mariko ni Luka igice cyaho cya 10. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70. Yego. Atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Yego. Nuko mwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Nimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba. Ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa muri mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Icyo nashakaga, abantu benshi bazi ngo Yesu yagiraga abigishwa 12 gusa, ariko muri abo bigishwa 12 nabo bari mu ntumwa 70, kuko hano atuma n'igihe yatumaga ba Petero amubwiye ngo ntutware ikanzu. Iryo jambo nturizi? Yego. Urakoze cyane. Na hano rero Bibiliya iravuze ngo Yesu atuma abigishwa 70, niko titire y'amagambo ivuga. Yego. Kandi icyo twita intumwa it's apostles. Yego. None se niba ari intumwa ni nabo bigishwa. Noneho 12 rero yatoranyije mu buryo bwa biblike basobanuye governance y'ubumana, y'ubutware bw'Imana, ariko hakaba intumwa 70. Muri izi 70 rero bari mu mwanya umwe, bari hamwe mu cyumba kimwe, bahuje umutima. Ndagira ngo nkubaze, harimo abagore? Niko mbitekereza, ariko reka ngo keretse menye. Bibiliya ivuga ko icyumba cyari cyo kwa nyina wa Mariko. Yego. Uyu Mariko wanditse ubutumwa bwiza yitwaga Yohana, bamuhimba Mariko. Hanyuma bakundaga gusengera kwa nyina wa Mariko. Yego. Sibyo? Aho bakundaga gusengera rero ntibahezaga. Habaga abagore. Bibiliya ivuga ba Mariya bageze muri benshi. Ivuga Mariya mushiki wa Lazaro, ivuga Mariya nyina wa Yesu, ivuga Mariya Magadalena, ikavuga Mariya nyina wa Mariko, ariwe Mariya wundi. Okay. Urumva bajyaga bafurira abigishwa bakanabakira. Yego. Sibyo? Si nabo bonyine rero. Nureba Pawulo ageze i Filipi, hari umugore wabakiriye wacuruzaga imyambaro. Abatwara mu rugo yuzura umwuka wera, abasengeye. Petero Pawulo abasengeye yuzura umwuka wera. Uwo mudamu. Yego. Si nawe gusa. Pawulo abwiriza Timoteyo yashingiye kuki? Kuri nyirakuru witwaga Loyiziya na nyina witwaga Purisika. Bari abanyamasengesho beza, bakaba bahimbye ibindirimbo kandi buzura umwuka wera. Pawulo atanga ubutumwa yaravuze ngo bari n'inyangamugayo. Tuvuge n'uwitwaga Roda, Bibiliya irabavuga. Rero buzura umwuka wera, huzuye umwuka wera bose. Ntabwo Imana yigeze itoranya umuntu wuzura umwuka wera. Kandi igikoresho cyangwa igihamya cy'umuhamagaro kuri buri mukristo wese ni umwuka wera. Ntabwo ari impano z'umwuka. Igihamya cy'uko twahamagawe ni uko tugira umwuka wera. Umuntu wese wizera atagira umwuka wera ntarahamagara. Umuntu wese wizera atagira umwuka wera ntarahamagara, kuko ntafite umuyobozi. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Niba nta mwuka wera rero ugira, ikimenyetso cya mbere cy'umwuka wera ni imbuto.
ntabwo ari ugusengera abarwayi ngo bakire, kuko gusengera abarwayi ngo bakire hamwe biza mu mpano, ahandi bikaza mu bimenyetso. Ibimenyetso bizagendana n'abizera, nuko bazarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ntabwo ari impano, ahubwo abo bizera bafite umwuka wera muri bo bafite ubuzima bukiza bubeshaho, kuko nabo bariho. Rero guhabwa umwuka wera first of all bizanwa no kwizera. Iyo twizeye Kristo umwami n'umukiza tuba tubyawe n'umwuka, kuko kwizera ntabwo ari ubuzima bw'umwuka, ahubwo ni ubuzima bw'umuntu uri mu mubiri wemeje ibitekerezo bye. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo abemera bakizera. Ni abagize bate? Ni abemeye. Hari n'abemeye rero batizeye, bemera ko Yesu ari umunyembaraga ariko batamwizera. Bakemera ko Yesu ari umunyembaraga ariko batamwizera. Bariho benshi cyane. Bibiliya iravuga ngo abadayimoni nabo bamuhindira umushyitsi imbere. Kwizera ko abadayimoni. Urakoze. Uko se niba gusomye muri Bibiliya. Ariko kwizera kwabo ntibukubahindura ibyaremwe bishya, kuko ntibemera gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Reka mbabwire ikintu gisa n'ikiba confusing, ariko sicyo ngendereye. Muzi ko ku munsi wo gucungura itorero Satani yamanika amaboko. Muzi neza ko atari gucirwaho iteka. Iyo yemera imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana ntiyari gucirwaho iteka, kuko n'ubundi abari bapfuye bakingiranwa twari dupfuye uruhe rupfu rw'iteka, sibyo? Noneho Kristo atuzura urupfu rw'iteka, na Satani rero yari apfuye urupfu rw'iteka, sibyo? Aba umunyazi utera guhemuka, aho yinangiye agacirwaho iteka, ari nacyo cyatumye urufunguzo rujyanwa. Nuko atemeye imirimo y'umwana w'intama w'Imana, no mu butumwa bwa Kristo yajyanwaga no kumuhinyura. Ni iki cyatumye Satani ahura na Kristo mu butayu? Satani ntahagwe. Cyari igihe cyo gutanga ubuntu, cyo kugirira abantu imbabazi, sibyo? None aramubwira ngo hindura iri buye, waho kugira ngo yizere yagiye guhinyura. Niko n'abadayimoni bizera rero, bizera imbaraga z'Imana ariko bashaka kurundira umunyago shebuja. Mu gihe twebwe kwizera twizera ni ukudukura mu bubata twemera kuba umunyago wa Kristo. Urumva duhesheje agaciro amaraso ya Kristo, mu gihe Satana yasira ibanga. Aricyo cyitwa gukoza isoni ubuntu, sibyo? Rero aba umuntu uwo ari we wese wizera Kristo aba abyawe n'umwuka. Hanyuma hakabaho intambwe rero itari rusange, intambwe y'umwihariko ko umuntu wafashe icyemezo kwemera kuyoborwa n'umwuka. Kuyoborwa n'umwuka ni uko tutitwara uko dushaka, tugakora tutikoresheje, sibyo? Tugakora uku kuboko kugafata, kuvuga ati ndafashe ariko nanjye Kristo aramfasha. Umuntu ukajya kuvuga, ariko nubwo ngiye kuvuga Kristo yavuze iki ko byo ngiye kuvuga? Ngiye kugenda, ariko aho ngiye kugenda Kristo ashaka ko mpagendane. Ni ugukora buri kimwe cyose mu mugambi w'Imana. Kwemera kuyoborwa n'umwuka. Hanyuma hari akantu ntasobanukiwe neza aho inyuma ho gakeya kavuga ngo igihamya cyemeza yuko umuntu ari cyangwa se Imana imuhamagariye kuba yakora umurimo, cyangwa ikimenyetso, impamba, intwaro, imyenda. Reka niko ndi kubyumva, mbikure nkurikije ibyo wadusobanuriye ku bijyanye n'umwuka wera n'abagore bahawe umwuka wera. Ese guhabwa umwuka wera biguha guhita uba umwigisha n'umushumba no kuba watumwe, cyangwa guhabwa umwuka wera ni ikimenyetso cy'uko uri mu buzima bw'Imana? Guhabwa umwuka wera, buri muntu wese uhawe umwuka wera bimugira umuhamya. Ubundi nicyo nagendereye, guhamya gusa. hari ukuba ushaka ubyite gutyo, ako kantu nushaka ukarekereho. Guhamya gusa. Reka tugendere kuri verset biblique byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 8. Aravuze ngo reka mpere kuri 7.
arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. muzi umuntu wari umubajije ni uwo bita Simoni w'umunyakorene. ntiyari mu bigishwa 12 ariko yari mu ntumwa 70. Simoni w'umunyakorene wikoreye umusaraba wa Yesu avuka Kana ya Galilaya, yemejwe n'igitangaza cyabaye mu bukwe bw'Ikana. Icyo cyatumye Simoni akurikira Yesu. None icyatumye abafarisayo n'abayuda batamumenya, bari bazi 12 ariko batazi 70. Nicyo cyatumye bareba babona yagiriye Yesu impuhwe, baramubwira ngo babarana nawe, bamukorera umusaraba. Ni nawe wamubajije iri jambo. Hanyuma niwe wamubajije ngo nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli. Ni Simoni w'umunyakorene waribajije. Noneho arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. 8 Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera z'isi hose. Muzi impamvu Bibiliya ivuga ni Yudaya yose? Hari Yudeya ebyiri. Yudeya igabanyijemo ibice, hakaba Galilaya y'abayuda, hakaba n'iy'abapagani. Noneho Yudaya habagamo n'ubwoko bwari bwarigometse, ariko nanone ari abayuda, ko Yudeya nyine ni mu bayuda. Hari abayuda batemeye Yesu. Muzasanga aho Yesu yagiye avuga ngo iyo muba abayuda nyakuri. Urumva ko hari abayuda batari nyakuri. Ngo muba mumenye umwana iyo muba abayuda nyakuri muba mumenye ibyo mvuga, mukamenya n'uwo ndiwe. Ngaruke rero, muzaba abagabo bo kumpamya. Aba Bibiliya iri kubwira ngo bazaba abagabo ni bande? Basanzwe ari bamwe mwebwe mwita abagabo. Basanzwe ari ba Petero mwita abagabo. Basanzwe ari ba Yohana mwita abagabo. Basanzwe ari ba Yakobo mwita abagabo. Ariko already Yesu ntaranabona ko ari bo. Ubwo utari umugabo yari umugore cyangwa nta n'icyo wari cyo kuri Yesu. Muzaba abagabo bo kumpamya. Biravuze ngo ntimuraba. Ni ukuvuga ngo ni abagabo b'abahamya. Exactly. Ni abahamya. Ntabwo ari sex. Muri aba rero abwiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya, harimo n'abagore. Ntacyo, turakomeza tuzamuke kubera ndashaka gusobanukirwa. Yesu muri fondasiyo z'intumwa. Fondasiyo y'intumwa bari 12. Tujye mu Pawulo agabanya. Yemera ko ari fondasiyo y'intumwa. Abatoranijwe guhagararira abandi. Strategy ntabwo nabwo ndi bwemere gutyo. Strategy Yesu yakoresheje, ubundi agira abakozi bo ku karubanda, akagira n'abo mu ibanga. Ibyo byemerane. Niba muri kubona aniseti nonaha, bisobanuye ko igihe cyanjye cyo gushira cyamaze kugenda, kuko ndi kugaragara. Nta kintu cya expiringa kitarabaho. Sibyo? Ikintu kibayeho ntigikura cyongera igihe cyo kubaho, gikura kikigabanya. Kugira ngo rero intege nkeya z'umuntu Imana itazisangira nawe, itegura backup mu ibanga. Aho mu ibanga rero hari 70 ku karubanda hari 12. Wowe rero nuvuga ngo fondasiyo ngo y'intumwa ngo bari 12, twazibonye. Intumwa 70 ndazemera. Yesa n'abatuma. Ariko bamwe bari intumwa, abandi ari abigishwa. Reka nabwo nkorohereza. Noneho kugira ngo izi ntumwa zo zahise zibabi amaze kugenda, nibo babaye abigisha. Noneho ubwo babaye bangahe? Ubwo basigaye ari 11, hiyongeraho
uzi icyuho wazaye wa 12 ari we Pawulo. usubiye inyuma mu byo wari uvuze. Ntabwo nsubiye inyuma komutere, ahubwo ndashaka kuvuga abo 12 na bariya 70. 12 na bariya 70. Nshobora kuba mu rusengero nko mu ishuri, yenda tuvuge turi kwiga mu ishuri, yenda ahantu byari biryoshye, yenda segondere byabaga bitarasobanuka, yenda katuvuge muri kaminuza. Muri kaminuza twagiraga umwana mbese umeze nka neza nka profe neza, tukagira noneho natwe ba rubanda nyine rwa bose, twese turi mu gihuru ariko dufite umuntu rwose twamuhisemo abura ngo turaza aha n'aha niho turakorera, turigira amasomo runaka. None ndashaka kumenya uyu muntu ni baje bakavuga bati ninde wateranyije bino bintu, ni sowe bahita bafata ndetse bafata uwo muhungu uje gute se nabigishwa kanze niho nshaka kugira ngo ngere uko Kristo niba atoranyije 12 ni uvuga ngo atoranyije inkingi. Kuba inzu ishobora kuba ihagaze iriho amatafari menshi ariko mu by'ukuri hari inkingi, nubwo n'ayandi ari amatafari. Kuki uwubaka ashiraho inkingi ntarekeraho? Kuki se noneho uyu mwubatsi atakubaka gusa ariko ngo yibagirwe inkingi? Niyo agiye gusakara agira igiti cyitwa mwikorezi. Izi ntumwa 12 izo nzu zari za kera, ntabwo bagisakarira ku nzu imwe, ku nkingi imwe. Okay, ntacyo reka ngufashe. Icyo nashaka kuvuga yenda kugira ngo muze kumfasha, kuko hari abantu benshi bataraze kubyumva kimwe bitewe nuko ibintu bimaze igihe. Abo babumba batabyumva nta mwenda tubarimo. Okay, noneho reka tugendane gutya. Ko Yesu Pawulo ajya gutoranya, ko ataturanyije abagore ngo bahagarare Pawulo. Ntabwo yigeze atoranya. Okay, ubwo biransaba noneho gusoma hari Pawulo ajya gutoranya, ajya ashiraho abadiyakoni, abakuru b'itorero n'abahagarara nyine buri cyiciro. Ni tureba kwa Priscilla turasanga yuko Priscilla yari afite itorero ryo mu rugo ariko atari we umutwe w'itorero, ahubwo ryari itorero ryo mu rugo ariko rigifite ahandi rigira gute ritanga imimuriko. Nkuko hari na bene data imimuriko mu itorero rikuru. None se ubundi hari icyo twita itorero uyu munsi, tugendeye ku idini ya Pentecote cyangwa itorero rya Pentecote, icyo twita itorero ni ku mudugudu. Yego. Hose twita umudugudu. Yego. Hakaza paruwasi. Yego. Hirya ya paruwasi hariyo habagaye aho twita akarere kavuyeho, ubu hariho ururembo. None se bose ntibagira umwe bereka ibyo bakoze uhagarariye itorero? Murakoze cyane. None se icyitwa imimuriko niba yavuye ku itorero ry'ibanze, ubutumwa bwo bubwirizwa bwaturutse naho ku itorero ry'ibanze, ariko wabahaye ubushobozi ni uwabagize uwo bari bo. Uwabagize uwo bari bo, wabatoranyije. Icyo wita ku ubushobozi ni iki? Ubushobozi ni igihe ukukurambikaho ibiganza bakagusengera, ariko unifitemo nubwo niyo mpano y'uwo muhamagaro. Ninde wawutanze rero? Wawutanze ni Kristo. Urakoze. Ariko bishyirwa muri rusange n'abantu. Yego. None reka nkubaze, noneho baha ububasha ab'Imana yabuhaye, cyangwa ab'Imana yabahaye ububasha nibwo bubahesha ububasha mu bantu? Yego. Ab'Imana yahaye ububasha nibwo bubaheje, bwabo babasha bahawe nibwo bubahesha ububasha mu bantu. None se mugahakanira icyo abihamagara? Erega kuba wahamagarwa, imihamagaro iratandukanye. Niyo mpamvu hariho ministeri 5. Twebwe turi 5 se ubundi muzibara mukurikije izihe? Dukurikije icyo izi dini ryemera. Yego. Bibiliya yavuze 5. Yavuze 5. Zibare nkurengereza izindi. Erega ubundi nimuvuga kuri Bibiliya ntimukajye mushyiraho akitso, ntimukajye mushyiraho full stop. Mujye mumenya ko hirya y'ibyo mwavumbuye hari ibindi mutaramenya. Nubwiriza ntuzavuge ngo urasoje. Nimuzigere mutekerereza Bibiliya ku ngano ya IQ yacu. Oya, jambo ry'Imana ni rinini, ni rikuru, izo twite 5 ziragenda zikarenga. Ntabwo ndi bubivuge nk'uhinyura, ariko reka nibutse. Ndi umwigishwa wa Bibiliya, njye nigishijwe nayo. Nubwo nganira n'abashaka kuyimenya, nk'umwarimu
w'ibyanditswe byera, ariko sindi umwarimu w'ijambo ry'Imana, kuko nigishwa n'ijambo ry'Imana, irinsinda niryo rimpindura, irimpindura niryo mbwiriza abandi, yego, kuko simbwiriza ibyo ntahinduwe nabyo. Rero hari igihe njya nigisha, sibyo, nkigisha Bibiliya, yego, turazidevelopa minisiteri muvuga tugasanga zirarenga, kubw'impamvu z'ababivuga nta kibazo, reka tubemerere, ariko twigarukire, reka tworoherezanye, twemeranya ko Yesu yakoze ivugabutumwa mu gihe cy'isezerano rya kera, hakiriho imigenzo, amahame, amategeko n'imihango by'abayuda n'abafarisayo. yego, Urakoze. 12 rero kubatoranya yashushanyaga uko imiryango 12 yari imeze, yego, bwari uburyo bwo kugendera ku murongo ngenderwaho, reka mvuge ngo hari ugezweho. 12 ubwabo, aba biologists nibo babizi, abize n'aba geologue, abize geography, bazi 12 kubera iki. Utagira ngo ni ibintu byaje kwidumbukiza gutyo gusa, ibintu byinshi bigenda bihura. 12 babahuzaga n'amasaha 12 yaragize umunsi, sibyo? Umunsi wari ugizwe n'amasaha 12 ku bwa kalendari yo kwa Julienne, yari umuyahudi, babihindura bashyiraho 28 ku bwa Geregori. Ubu turi kugendera kuri 28, mu mbabarire mpite nkoresha ngo ku bantu batazi indangagihe, naho abayizi nta 28 tugira 12, sibyo? Mbarira amasaha 28 twumve, duhere kuri saa moya twagiye. saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, bigende gahoro. Saa moya ubwo ni saa zingahe? Mu ruhe rurimi? Mu Giswahili. Mu Kinyarwanda murayagira indangagihe? ntayo. Ngaho tuzamuke. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12. Ngaho komeza. Saa 13 ntagibaho. Urumva kubera ko Ikinyarwanda nta nubwo ururimi rwakwemerwa kuvuga amasaha aravuguruzanya, amasaha aravuguruzanya. Noneho ubwo dutangira saa moya z'ijoro. Reka turebe PM, si nyuma ya saa 6 se, aho twita ninjoro. PM rega ni ninjoro, ntabwo ari nimugoroba. Irangira ryari? Irangira saa 6 n'ubundi saa 5 na 59 za ninjoro, hagatangira EM ya kumanywa. Kumanywa hatangira ryari ubwo? Hatangira saa 6 z'ijoro zuzuye. Urakoze. Ubwo si kumanywa? Yego. None se ku bantu mufite ubwenge ubwo ni kumanywa? Tugiye reka tuganire twitonze ngo tugiye. Ibyo byose biducanga bigenda biri gutyo, biri mu nkoranyamagambo y'ubuhanuzi bwa Daniel. Yavuze ngo bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibihe rero bahinduye nibyo, nose bageze ngo ni ibihe bindi, kuko iyo ugendeye gutyo ntubona ibihe by'ubuhanuzi, kuko Bibiliya eschatology twereka ibizaba. Kuki bicanga abantu se ukumva n'abateologe biri kubavanga? Nuko bagendera ku ndangagihe ya none. Tugaruke rero, nibagendera ku ndangagihe ya none bipfiriye bashingiye ku muco. First of all, abantu benshi bahakana guhamagara kw'Imana nabafata umuco w'Ubwisiraheli bakawita ubukristo, kandi Abisiraheli nabo si abakristo, ni Abisiraheli. Abakristo nabizeye kuva Gorigota kugera ku muzuko, bategereje kuzaboneka k'umukiza ku munsi wo kugaruka k'umwana w'intama w'Imana. Abo nibo bitwa abakristo. Noneho twebwe abakristo tukagendera ku muco w'Abisiraheli batanemera Yesu. Kubera iki? Ntabwo bemeraga ubuyobozi bw'umugore, ariko Fendofe n'ubundi bayobowe n'umugore. Debora w'umucamanza yarabayoboye. Hari ikizira cyabaye se? Ndemera, nanjye ndemera rwose pe ko
umugore mu nzego za leta mu idini ashobora kunganira nk'uko nyine byari biri mu gihe cya Yesu, mu ntumwa no mu bigisha no mu bigishwa, agafasha mu murimo, akaba mwarimu, akaba ariko njyewe icyo uyu munsi wa none njye ndi ku kintu kivuga ngo tugendeye, kuko ninjya hirya y'iyi Bibiliya dusoma, kuko nanjye ndabizi ko ari umuco. Bibiliya ni bangikanyamico by'ibihugu runaka bigiye bitandukanye, ariko biganisha umuntu ku kumenya ya mico cyangwa se gusobanukirwa. Oya, ntabwo ari gusobanukirwa ya mico, aho gusobanukirwa uburyo abaho bizeraga Imana, bikaba byagufasha mu rugendo. Erega hari naho Bibiliya ivuga umuco w'abantu batigeze bizera. Nabyo hari n'umuco Bibiliya ivuga. Urugero, abantu bitwaga abamakabe bigeze basuzugura Imana, baguma ku muco wabo. Umuco wabo ntibari bemerewe kunywa inzoga. Imana ibwira Yeremiya ngo fata agacuma k'inzoga ubashyire, babwire ngo ni munywe, niko Uwiteka avuze. Barabyanga. Babyanze, Yeremiya arababwira ngo mwagumye ku muco wanyu ariko muhakana uw'Imana. Umuco rero n'ubumana aho byari bihuriye, kuko umuco ni uburyo ni umwifato mbonera hamwe wemejwe n'umuryango runaka. Ubundi nicyo bita umuco. Umwifato, imigenzo, ni amahame, sibyo? Harimo n'imihango n'imiziro mbonera hamwe. Nimvuga ngo ni mbonera hamwe, ni uko bose barebeye hamwe mu buryo bwo kugira ngo basetinge imibereho cyangwa se uburyo mbonezamubano batabangamiranye. Noneho tugarutse rero no mu muco, baravuga ngo umuco w'ahandi ni uwera kuri beneho. Ni uwera kuri beneho. Agahugu umuco, akandi uwundi. Kubera iki dufata umuco w'akandi gahugu tukakazana mu kindi gihugu? Tugafata umuco w'Abisiraheli tukawuzana mu Bukristo. Aho ntitwibeshya ko ari bo zingiro ry'ubutumwa bwiza. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Kristo niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza. Ndabyumva cyane, komeza. Tugaruke. Iyo umuntu avutse, hari imigisha ibiri Imana itangira rimwe. Igihugu n'ababyeyi. Kugira aho abakubyara naho uvukira. Noneho bwa gatatu kuba umuhungu cyangwa umukobwa. Ibyo byose ni igeno ry'Imana, sibyo? Ibyo tubiri kuki? Tubiri mu buryo bw'umubiri. Ndagira ngo umbabarire, unsubize, uraza kumbaza ikibazo uri buterwe n'icyo nkubajije ukimbaze nyuma, sibyo? Abantu bazutse i Yerusalemu umunsi Yesu apfa, urabibuka bazuka? Urahibuka? Nkanahibuka. Okay. None se bazuka hari n'umwe wagiye gusuhuza iwabo? Ntabwo yari afite ubwo burenganzira, kuko yagombaga kugendana. Uravuze ngo Yesu yababujije uburenganzira? Ntabwo, ariko biri ijana ku rindi. Ariko gukurikira Yesu. Yesu yaranavuze ngo duhereye no mu isezerano rya kera, ntuza Eliya ahamagara Elisa. Uzi ko ugiye kujya kure. Yaramubwiye ati uhinga cyangwa se ugiye mu murima. Nusoza tugarukaho. Ugiye mu murima cyangwa se uri ku rugamba, iyo arebye inyuma yicisha bene se. Hari n'akantu tujya gutangira bavuze ati kuyobora kwawe, uramutse urayobora abasirikari bari ku rugamba wabamara. Wimbeshyera. Abantu turi kumwe kuri kamera babyumvisha, ahubwo ubwo nta hantu twari turi ndi kukuyobora kugira ngo ugere hano urugero. Unyobora. Bivuga ngo iyo buriya
mba nkaho nyine buriya kuyobora kwanjye nyine kubera nakubwira ngo ugeza nkaho tuhaziranye. turi gutandukira bo. rebere bamwe bazutse b'i Yerusalemu. Abazutse b'i Yerusalemu ntabwo navuga ngo babujijwe uburenganzira, kuko nereka mbikoreshe nka rukuruzi yabakururaga kuri Kristo. N'ubundi bari baratandukanye yarutaga y'umuryango tworoshye wijya kure. Reka nongere nkubaze akandi gatoya. Waba wibuka ko abera bari bari mu gituro bahawe amahirwe yo kuzuka bakabyanga? Bibiliya ireba uwahitamo kugaruka ngo acungure abantu. Bibiliya ni kuvuga yego Imana ireba ikuzimu, ntabwo ari mu badayimoni, ni mu bari bakingiraniwe Shawori, abapfuye bejejwe. Uribuka ko nta n'umwe wavuze ngo ndaza? yego habura n'umwe. kabiri. Bibiliya iravuga ngo iyo bifuza kugaruka bari kugaruka, ariko bifuje umudugudu urushaho kuba mwiza. Biravuze ngo abantu bose bagiye bizera, nta n'umwe ukumbura inaha. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki? Abo bose barazutse, sibyo? None se umuzuko abera bazutse, wemera ko ari wo ubatandukanya n'ab'isi? Umuzuko w'abera, abahawe kubatirizwa mu rupfu rwa Kristo, babambanywe nawe, bazukana na Kristo. Abazukanye na Kristo, reka dusome abazukanye na Kristo. Yohana rimwe. Wabaye uretse ngasoza, wabaye uretse ngasoza, bari wowe uyoboye ikiganiro nkavuga. Noneho 11 mu gice cya mbere Yohana yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Point d'interrogation. Hanyuma icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 hansomere akira mpakwegereze 13 ngaho. Yego 13 randitse ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Niko nsanze handitse. Ntaryo uretsera keretse ngiye mu Cyongereza muri 15 cyangwa se nkakomeza 15. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore, bw'umubiri, bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. None se ntabwo nawe wabyawe n'ubushake bw'umubiri? Mbere yuko ubundi nemera kuvuka gatatu. Nkurikije aho ngejeje gutekereza. Aho ngejeje gutekereza imaze gusumba ubwa Kristo. Oya, si ubwa Kristo, ahubwo ubwa mbere twari mu bitekerezo by'Imana mbere yuko mama na data bavuka. Banavuka bananekereza kubyara, kuzambyara. Ubwo icyo gihe nari ndi mu Mana. Ariko kubw'ubushake bw'umubiri, kubw'isi ya mbere ibyo Adamu na Eva bakoze, mvukiye muri data na mama, icyo gihe nagombaga nyine nari mpingutse ku isi, ubwo ni ukuvuka bwa kabiri. Noneho bwa gatatu mvuka, ni ukongera gusubizwa mu Mana, aribwo kuvukwa, kubyarwa n'Imana kubw'Umwuka Wera. Babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa ubw'umugore, sibyo? Abana b'Imana babyarwa n'umugore cyangwa n'umugabo. Nta bushake bw'umugabo cyangwa ubw'umugore. Yego. Abana b'Imana babyarwa n'umugore cyangwa n'umugabo. Babyarwa n'Imana. Urakoze. Sexe irimo? Oya. Niba ntayirimo, bose bahamagarwa bagakoreshwa kimwe? Ugiye kuntsinda. Ni ukuburana. Ntabwo ari ukuburana, ni ukugira ngo dushyireho umurongo ku ijambo ry'Imana. Bahamagarwa bagakoreshwa nta gitsina. Exactly. Nuko guhamagara kw'Imana kuri ntikugendera kuri sex. Keretse niba mutemera ko atari umuhamagara, bikaba ari ubuyobozi bugerwa n'abantu babyawe n'umubiri.
ariko niba abamaze kwizera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, sibyo? Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Niba abo barabyawe n'Imana, Imana iyo igiye guhamagara ihamagara mu rubyaro rwayo, yego, rw'umugabo se cyangwa rw'umugore? Mu rubyaro rwayo. Exactly. Abagore babamo se mu rubyaro rw'Imana? Yego, ni ibiremwa by'Imana. Twasoza ikiganiro. Ntabwo ndacyafite utuntu icyo nkeme 50%, kubera ko reka dushyireho irindi 10. Mbajije ikibazo ngitekerezaho cyane kuko hari n'abandi bantu bazagisigaraho. Aho wari ugeze 10 ntacyo uze kwinyongeraho, singuciye mu ijambo. Hakomeze wowe hiyongerereho mu Bakolosayi. We ntabwo ndayongera, ahubwo ndashaka kugira ngo tumenye, wambaje akantu ngo mbese kubera iki Kristo bazutse ntibajya mu miryango yabo. Erega bazuka nta muryango bagiraga mu isi burya. Abantu bo mu isi barapfushije baranashyingura, byari byararangiye, ariko umunsi bashyinguye Kristo yakiriye abe. Yego. Bazuka rero ntibari bakiri abo mu isi kuko isi yarabatabitse, bari aba Kristo kuko bari bimuwe. Nta muntu uzazuka afitanye isano n'undi, icyo ntimuzagitekereze. Ni nayo mpamvu abantu bajya batekereza Kristo nka mwene Mariya, ntibajya bibuka umuzuko. Umva ngo usomere ijambo ry'Imana, uretse gatoya mbabarira utanca mu ijambo, havuze induru utanca mu ijambo ngataka. Ntago guca mu ijambo. Abakorinto urwa kabiri rw'Abikorinto, yego, sibyo? Urwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 5, reka mpere ku murongo wo hejuru mumbabarire mpasome. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki idashira yo mu ijuru. Urumva umubiri bazukanye ntabwo uturuka mu buryo urusoro rwiremamo, ntabwo uturuka mu turemasano, si mu turemangingo, si mu gisekuruza. Ni inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki idashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Ariko Mana, nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. 8. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Ntabwo ari na papa, si na sogokuruza. Nicyo gituma tugira umwete wo kunezeza, wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Noneho kugira ngo mpite nsoma umurongo waho wa nyuma, reka mpite nsoma umurongo wa 16 kugira ngo ntabarambira, ngakomeza nsoma myinshi. Haravuze ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya,
ibya kera biba Bishize. bishize, Mm. dore byose biba bihindutse bishya. None se uyu muntu w'umugore niba ari icyaremwe gishya mubwiwe n'iki niba yarabaye umugabo? Kontegisi y'ubu busobanuro ivuga yuko ari icyaremwe gishya ku bijyanye, erega njyewe ibi ndabyemera. Kontekste yihe? Icyo ubonye Icyo kontekste ni iki? iki kibonezamvugo cy'iri jambo, ikibonezamvugo kijyana ku busobanuro bw'iri jambo. Ahantu no mu rundi murongo nashaka gusoma uranawusomye pe, hejuru hariya ku murongo, nicyo gituma yego inzu y'umwami wacu, iyi mirongo uko ari uwa 4 kugera ku murongo wa 6. Uwa 4 haravuze ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, yego icyakora si uko dushaka kuyamburwa, yego n'uwa 5 ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. 5 Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Yego nicyo gituma, yego nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Yego naho ubundi kare nashaka kugira ngo, kuko nitugera mu ihame ry'ubugingo, ubugingo nta gitsina, nta mugabo nta mugore mu bugingo bibamo, ariko muri iyi si tucyambaye uyu mubiri, niyo mpamvu turushwa n'iki? Nuko umugabo ari uwa pasiteri. Uhereye kera kose umugabo niwe wabaga umutambyi. Mugendereye ku bukristo ahubwo aho niho, cyangwa muri kubikora mugendereye iwanyu mu mubiri nyine? Aho rero niho nshaka kugira ngo tuze udushirireho. Imana yaribeshye ko yashizeho mu isezerano rya kera abatambyi b'abagabo b'igitsina gabo, nyuma y'igitsina gabo iyo bamaze kwamburwa. Ibyo ndabyemera 100%. Ahubwo ndashaka kumenya mu ntumwa za Yesu 12 byari 70, nabyo ndabyemera rwose. Kuki yatoranyije muri abo 70 atoranyamo 12? Kubera yenda amarembo y'Yerusalemu, kubera yenda amarembo yo mu ijuru ko ari 12, ngo niri dukurikije ibyanditswe byera, yenda dukurikize yenda n'amasaha 12 nk'uko abitubwiye. Nakora nta kantu nungutse, ntabwo nabikururaga cyane. Gusa no mu masaha harimo ikinyoma kinini cyane, kuko uvuze ngo ni saa moya usangamo 7, rimwe ko moya ari rimwe 7 kavuye. Ni ibintu byinshi kubera kwigira inama yo guhindura ibi. Ariko ngiye cyo ndi kurebaho, tukiri mu mubiri twayoborwa n'amategeko y'umubiri, umwuka agakorera mu mubiri muzima. Ubundi naho ubundi ikiganiro, ubundi nicyo kibazo kimbere ingutu cyananiye gusobanuka. Niba Kristo, niba Pawulo ajya gutoranya abakuru b'itorero atarigeze ashira mu bakuru ngo bahagararirwe n'umugore, niba Yesu yaratoranyije 12, niba mu bivugwa byose uko inyandiko za Bibiliya zimeze, yenda keretse nyuma ya Bibiliya, kubera ko nyuma ya Bibiliya hari igihe abantu bashobora kuvuga ati ngiye ntabwo nyuma ya Bibiliya nshaka kujyayo, reka nyoborwe n'ibi bifatika ibyo mbona. Nyuma y'uyu mubiri maze kwamburwa iyi ngando ipfa, ngiye mu bwiza budakorwaho butagira igitsina, kuko na Yesu yarabaramajije tumeze umugabo warongoye abagore gutya na gutya cyase agashaka gutya na gutya, mwizuka bizagenda gutazaba uwande. Yesu arababwira ati nta kurongora kubaye. Ariko mbere yuko nyine ajya mu ijuru cyangwa se ava mu mubiri, none ko yatunze abagore benshi abyemere kubatunga, kujya atatunzwe n'abagore benshi ahubwo agatunga abagore benshi. Ikibazo umuntu yakwibaza n'uyu munsi wa none, kuki umugabo ari we nyine uyu munsi mu muco nyarwanda, umugabo niwe ujya kureshya agatereta akazana umugore mu rugo iwe, bakabana bakaba umubiri umwe. None kuki umugore we? Ntago mu muco nyarwanda umugabo ari we ujya gutereta umugore. Mutazanibeshya, ahubwo umuco ntago muwuzi. Mu muco umugabo arazanirwa. Mu muco nta n'umusore witeretera umukobwa ngo ajye mu muryango w'abandi. Umuryango hagiye ubundi mu muco nyirasenge w'umusore, yego, niwe umurambagiriza, niwe umwereka umukobwa. Niyo tugiye gusaba abageni mu muco, dusaba irembo ry'umuryango, ari ryo ry'umuco, ryinjira inka rigasohoka abageni. Yego, sibyo? Buretse gato, yego. Ikindi mu muco se ntabwo muza abagabo babanaga n'abagore batabazi, akamenya umugore uko bamumuzanye, baje bamuzanye nijoro bakamuhekera umugore. Uwabaga warongoye ninde? Umugabo. Arakoze cyane ko nta mugore urongora. Icyo wise kurongora ni iki? Ni ukuvuga ngo ari we ugira inshinga. Waba uzi icyo bisobanura se? Oya, mwamfasha. Ni ikinyarwanda cy'abantu gisangira n'inka.
n'amatungo kurongora ni ukuyobora, yego, no kurongora ni ukuyobora, niko byagenwe n'umuco, ariko naho siko byagenwe naho na ndi Kristo. kuvuga. Ibyo twahereye kare tubitindaho, ni uko wumvira muri mpakanyi, kubera rya jambo wavuze ngo urashaka kuntsinda. Njye ntabwo nshaka oya, ntabwo ari ukugutsinda, Listen to me, ahubwo brother. ahantu nashakaga kugera ni uko byari biri mu mutima wanjye, byari biri mu mutima wanjye byo kuvuga ngo ubugingo n'ibiki byose Reka ibi mu tubishyireho bugingo umurongo, no twe mu mubiri. gutinda. Yego, kuntandukanyiriza mu bugingo no mu mubiri byonyine, yenda niyo twagera ku Njye musozi. ntabwo ariyo ntego yanjye yo kubwiriza. Mhm. Njyewe intego yanjye y'ivugabutumwa ni ukuvuga ukuri nk'uko kuri mu byanditswe byera. Yego. Ntabwo ari ukwemeza umuntu turi kuganira kugira ngo yumve. Mhm. Never. Uwo ni umurimo w'umwuka. Okay. Ntabwo aho ari ahanjye. Mhm. Sinjya nanahajya, nta muntu n'umwe njya mbwiriza nshaka ngo yemere. Mhm. Mubwiriza ibyo nemeye bikampindura, byo bigakora umurimo. Kuko intego ya muganga si ugukubita indwara, Yego. ni ukuyiha umuti, umuti ugakora. Yego. Ijambo ry'Imana ni wo muti rero. Mhm. Ntabwo njye naje gukubita indwara. Oya, icyo nshaka kuvuga ni iki. Mhm. Nabasobanuriye kuva na mbere. Wavuze ngo Imana niyo yibeshye, kwaca inara Yesu iragatsindwa. Ntiyibeshye. Yego. Ahubwo Imana yahamagaye bande? Yahamagaye igihugu cy'Abisiraheli. Uranyumva? Mwansobanurira nkabimenya. Yahamagaye igihugu cy'Abisiraheli gikomoka kwa Aburahamu, Abisiraheli bakaba urubyaro rwa Yakobo. Yego. Uru rubyaro rwa Yakobo rwarimo umwana witwaga Lewi, wakomotsweho n'abatambyi. Yego. Abatambyi rero muza bajyaga hera. Yego. Ko abatambyi bari mu byiciro bitatu, ariko ntimuzi abaramyi bo mu ihema, ntimuzi n'abavomi. Nabo barabatambye. None se abatambyi ni bande? Ntabwo ari bamwe burya binjiraga hera gusa, ahubwo ni abakoraga umurimo w'igicaniro bose. Nibo bitwa abatambyi. Singiye kubabwira ko harimo abagore, ntabwo ngiye kubibabwira. Ubwo nayo ngiye kugirirwaho umugisha nkabimenya. Singiye kukubwira ko harimo abagore, ariko se nkwibutse umugore winjiye aho batambira ntapfe. Hana yahuye na Eli bahuriye. Bahuriye mu nzu y'Imana. Cyangwa se Eli se yari yagiye mu rusengero? Eli yari ikize? yari umutambyi. Ukorera heza? Ukorera mu nzu y'Imana. Ku gicaniro. Byoroshye se? Cyangwa nabyo ubwo biragoranye? Mu nzu y'Imana hese, mu rusengero rw'i Yerusalemu, cyangwa yabaga i Shilo nyine aho batambira? Shilo. Aho batambira. bivuge. None se Hana ko yagiyeyo ntapfe kubera iki? Tuganire noneho tugaruka. Impamvu ni uko Hana nta umugabo yenda hari verse nigeze gusoma itari muri Bibiliya, ariko ni inkuru nigeze gusoma. Impamvu Hana yagendaga wenyine, yagiraga igihe ajyana n'umugabo akagira igihe ajyana n'umugore we wa undi Penina. Izo ni commentaire. Ni commentaire, yego. Ntabwo ariko kuri ko gusenga ntabwo ari association burya Yerusalemu nubwo bajyana. Wenda ndavuga bagiye gutamba, ko bajyaga gutamba bakajyana ibitambo bingana n'umuryango wa Ntuza wa Elukana noneho n'uwa Penina, kuko Penina atari yabyaye. Reka dufate conclusion. Elukana akamubwira ati nkurutira abahungu 5 barindwi Kristo. Hanyuma aba bantu bari bafite igihugu. Yego. Kandi igihugu kugira ngo kibeho hari ibintu byinshi. Hari imbibi, hari umuco, hari. Umuco rero w'Abalewi ntabwo ari Imana yawushyizeho. Yego. Ahubwo ni umuryango bisanzemo. Guhamagarwa kw'Abalewi kuba bari kuva ko muzi ko Mose avuka mu muryango wa Lewi. Yego. Hanyuma muribuka Abalewi Imana ibahindura abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka, babita ba Yahwe Kora, bahamagawe n'Imana. Kandi Lewi si cyo bisobanura gufatanwa cyangwa gukomatanwa, sibyo? Muribuka ko umunsi umurimo w'Abalewi umera nk'udakuka.
muribuka ibyo bakoze mu ihema abisiraheli basenze ikigirwamana, bafashe inkota bica abantu 3,000. Mose arababwira ngo nimwe mukuye ikizira mu ihema ry'Uwiteka. Simpatinda, sindi bujye no kuvuga ibyaha byabo, ariko ubwo butambyi muri gutindaho nicyo nashakaga. Ese bwari bwuzuye? kubera ko igitambo kiruta ibindi bitambo kitari cyakaboneka ntabwo bwari bwuzuye. Urakoze. Niba butari bwuzuye, imirimo yabo ntishimwa kubera iyi mpamvu. Ntabwo badutambiraga twese. Kubw'abatambyi wowe ntukwiriye no kuvuga izina ry'Imana. Kubw'abo batambyi uri kuvuga ntiwari ukwiriye kuvuga izina ry'Imana. Uri umunyamahanga. Tuzaganira ku kiganiro cy'abanyamahanga, nta kibazo, reka ntatandukira. Yego, nta mana wari ufite, nta byiringiro by'ibizaba, twari dupfuye tutagira Imana rurema. Urakoze. Kubw'abo batambyi muri kuzana batabagamwe abagore. Noneho abamwizeye, nongere usome verse. Ubu turi abami n'abatambyi. Yego. Noneho ku ngoma ya Kristo wemera kuri muri abo batambyi? Ndabyemera. Urakoze. Ndanabizi ahubwo simbyemera. Okay. It's up to you uko bifata. Kubimenya no kubyemera sinzi aho bitandukanyiriza. Yego. Hanyuma niba uri umutambyi, dufate bwa butambyi bwa mbere tubukanisha uburiho ubu. N'ubundi ntacyo. Urakoze. Turi abami n'abatambyi ku ngoma ya Mesiya. Abamwizeye bakemera izina rye. yabahaye ubutware. Nyine abo bami n'abatambyi ni abamwizeye bakizera izina rye. Abamwemeye bakizera izina rye. Hatarimo babagore. Barimo. Urakoze. Nicyo ubundi nshaka cyonyine, sibyo? Nicyo cyonyine. Noneho reka ngaruke gatoya mfata conclusion. Ibindi byubaza ni wowe uzaba unjyanye nk'umuntu uyoboye ikiganiro. Sinzi ikintu mupfa n'abagore ngo kuyobora, bayobora batayobora. Umuyobozi ko ari umwuka wera, umwuka ahisemo uwo ashaka gukoreramo kugira ngo gutungire agatoki by'inzira, mufatane mu maboko mujya mu ijuru. Abagalatiya igice cya 3 ndahera ku murongo wa 20 kugira ngo ngende nihuta. Abagalatiya igice cya 3 kamera ku murongo wa 20. Hejuru umutwe w'amagambo havuze ngo iki? Mbanziriza amagambo aravuze ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ugira gute utugeza? Bivuze ko iyo tugeze kuri Kristo amategeko ntacyo aba akimaze. Ni umushorera. Niba ari umushorera ntabwo kuba nshoreye inka ntabwo bimbuza kuba nanagira ngo zo mu kiraro. No mu kiraro ubwo muzishoreye kugira ngo buri zimwe nzizirike. Zishobora kurwana n'izindi. Kera niko twaragiraga, ndabyibuka. Hari igihe inka wayizirikaga iri mu kiraro kugira ngo utarwana na ngenzi. Izo zari zaborozi inshuti yanjye. Reka tubyemerane. Kanere kwirengagiza, yenda ndabyemera ko umushorera iyo ugejeje ikintu aho cyari kiri, ni nk'imodoka ikugejeje Gisenyi. Mbere yuko turengaho nsomera Matayo 5:17. Ariko ntigusubize inyuma cyane kubera yuko ndaje nshyiraho nanjye conclusion yo kubyo navuze. Matayo 5:17. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Ubwo byarasohoye akimara kuzuka. Akoze kuki ugorana? Byarasohoye kare kose. Abantu bajya bavuga ngo sinaje kubikuraho, ngo ahubwo naje kubikomeza. Niko babeshye. Niyo mpamvu ngusomeye iyo verse. Aravuga ngo naje kubisohoza. Yego, byarasohoye. Sawa. Tubitegereze. Kandi nategereza ikintu cyamaze kuba.
sawa. we wivugiye uti ubu natangiye kuvuga buriya ndi guta. Abagalatiya 3:20 icyakora Yego. uwo muhuza si uw'umwe nyamara Imana ni imwe. Uwo muhuza si uw'umwe nyamara Imana ni imwe. Yego. Mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho, kuko iyo haba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora kwizera kutaraza twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo ni bwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana muheshejwe no kwizera Kristo. Uko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mubaye Kristo, muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. Iryo jambo riri muri Bibiliya? Riri muri Bibiliya. Jene kwizera arabaza ngo iryo jambo riri muri Bibiliya? Riri muri Bibiliya. Riri muri Bibiliya mu Bagalatiya ibice 3:20 kugera ku 28. Hanyuma nabyumvishe Mushumba, nabyumvise cyane. Ntabwo iyo ushaka gusobanukirwa akenshi cyane hari ubwo ubaho utabizi, kuko niyo mpamvu nagutumiye kubera ko ntabizi. Na Eugene ntabwo yari abizi. Urabona ko iri jambo kandi uvuze ngo riba muri Bibiliya. Ikiganiro ku ijwi ry'umukanguzi twaragikoze, tuganira ijambo ry'Imana kenshi, isano abizera bagirana. Yego. Twebwe twemera ko iruta iyo umwana agirana na nyina, kuko amaraso ya mama arapfa akaborera mu gitaka, ariko ya Kristo no mu rupfu abaho. Yego. Hanyuma yenda tugera ku musozo, mwantandukanyiriza agakiza umuntu yahawe k'ubugingo buhoraho n'icyo twita, tubyite ngo ni inzego idini rishyiraho kugira ngo uri mu itorero abone umubiri wa Kristo, nta nubwo ari ngombwa ngo tubitandukanye, ntibyigeze binahura. Ubundi umuntu atandukanye ibintu bituranye cyangwa bifatanye. Idini n'agakiza ntaho byigeze bihurira. Yenda nabajije idini kubera ko idini ni ikindi kintu, ahubwo navuga abari mu itorero, aba Kristo. Erega mu miyoborere, mwebwe mujya mushaka kumvisha abantu b'umubiri ibintu by'umwuka, kandi ntibishoboka. Ntabwo wabwira umuntu w'umubiri ikintu cy'umwuka ngo acyumve, nta nubwo wabwira umuntu wa kamere iby'umwuka ngo abyumve. Kubwira umuntu wa kamere iby'umwuka bimeze nko gukubita umubiri, aho kunezeza no kumvikana birababaza. Niyo mpamvu uzakora ikiganiro kirimo ijambo ry'Imana utakosheje, utarunagendereye ikibi, aho kugira ngo umuntu ayoborwe n'umwuka akubwire ngo mwene data wibeshye, si uko ibyiringiro byacu biri, agahita agutuka. Noneho akagutuka akoresheje kamere n'igitutsi cy'urukozasoni, kubw'imirimo ya Satani murimo, akagutuka ari kurwanirira Imana yera. Ni ukuvuga ngo ni kamere iba iri kurwana n'iby'umwuka yumvisha, igatangira kuruka iby'uruguma rwayo. Rero kuvuga ngo tubibwire abantu, nta muntu uzaryoherwa n'ibyo kurya atararya. Niko n'iby'ubugingo bimeze. Nta muntu uzumva iby'ubugingo atarahindurwa na Kristo. Gusa ijambo ry'Imana niryo rihindura abantu. Itorero rero rishyiraho amahame, imigenzo n'amategeko. Ni idini. Ubundi itorero n'idini biratandukanye. Itorero ni ukuri n'umwuka, ibintu bibiri. Umwuka n'ukuri. Hanyuma idini ni imigenzo, amahame, imihango n'amategeko. Nibyo. Ntaho bihurira rero, kuko umwuka w'Imana ntiyubaka mu mihango y'abantu, ntiyubaka no mu migenzo.
Agakiza rero, agakiza gaturuka ku ijambo gukira. Hakabonekamo ibintu bibiri, ukizwa n'ukiza. Ukiza ni Kristo, niwe gakiza. Noneho ukira ni nawe ukizwa, ahubwo twe dukijijwe iki? Gukizwa rero ntidukizwa ibyaha, dukizwa urupfu rw'iteka, tugahabwa ubugingo buzima bufite umwuka wera. Umwuka akaduha kwizera, kwizera kukaduha kunesha. Kunesha iki rero? Iby'isi harimo n'imirimo ya Satani, harimo ibyaha. Abantu bakubwira ngo bakijijwe ibyaha keretse batari mwiza. Twakijijwe urupfu rw'iteka, icyakora rwari ruzanywe n'ibyaha, kuko uwakijijwe agiye gukora icyaha yagikora bigashoboka. Iyo ukizwe icyaha rero ntiwari kujya ugikora, ahubwo twakijijwe urupfu rw'iteka, duhabwa imbaraga zo gutsinda icyaha igihe twemeye kukirwanya. Nutakirwanya uzagikora, kuko imbaraga ntizikora tutazikoresheje. Twakijijwe urupfu rw'iteka, hanyuma duhabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha. N'aba bantu ujya wumva b'abaliberali bavuga ngo Yesu yadukijije ibyaha tutarabaho, bakora ibyaha ngo ubuntu busage. Kandi Pawulo yabwiye Abaroma ngo ntibikane. Aha bari kutubwira ngo Yesu yaducunguye tutarabaho, nibyo. Ariko se yadukizaga ikintu? Urupfu rw'iteka. Ibyaha byo biracyariho. None se ibyaha bitariho Antikristo ntiyazaba? Narinzi nabo rero hari akandi kantu numvishe mu none Kristo amaze gusohoza amategeko. Amategeko nyine twebwe yatwerekanaga nk'abapfuye. Noneho Kristo aratuzura. None se Bibiliya ivuga iki se? Reka iyi verse nyisome cyangwa twasoje? Numvaga tugiye gusoza, n'ubundi turi gusoza. Bibaye atari biratinda cyane n'ubundi abantu batinda banareba n'ibindi bitagira umumaro. Kuko yego nyamwageze. Reka dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 3 umurongo wa 6. Aravuze ngo niyo yatubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha, yego, naho umwuka ahesha ubugingo. Amen. Inyuguti ni amategeko, ni zimwe zari ziri ku bisate by'amabuye. Soje ikiganiro. Imana iguhe umugisha. Soje ikiganiro, ubwo bene ko abwirwa benshi, akumvwa na beneyo. Nta kintu narinzi mwa kino kiganiro, ibintu byose mwumvishe navuze ntacyo narinzi, ariko ndamenye. Ubwo menye rero, ahubwo ngiye kwaplika ibyo numvise n'ibyo menye, maze umwuka wera namwe abashigikire mu byumve, nk'uko twari turi kumwe na Mushumba wo ku Mukanguzi, Ijwi ry'Umukanguzi TV. Imana ibaha umugisha ku bw'iki kiganiro cyiza muduhaye, kandi bagirire neza. Hanyuma abantu bari badukurikiye, ndabizi ko bageze kuri uyu munota hari ibyo bifuza kuba basobanukirwa bindi, babishyire muri comment. Abandi bifitiye guhangana no kugira gute, aho kugira ngo uhangane utukana, ahubwo ngiye nakugira inama, wahangana ahubwo uzana ibyanditswe biyenda bivugaho, cyangwa se mu kimwe ugaca mu gikari utagiye kuri public, ukambwira uti nta mpamvu y'igikari cy'abajya guhangana, icyo nta kibaho, nta n'umwubatsi ujya ukigira. Tereye intambara si mu gikari. Kandi nabwo ntabwo twirinda abahangana. Ubutumwa bwiza budateje impaka ntacyo bwaba bukora. Hatagira uwumva rwose we fear not kabisa, ntabwo badufite ku bw'ibyo, ahubwo umwuka w'Imana akomeza akora imirimo ye. Yego. Hanyuma abantu nabo bakora yabo kugira ngo tumenye uko bateye, tubone umurongo wo kubwiriza. Nta rubanza humura. Yego. Ndabashimiye cyane, kandi nishimiye ikiganiro cyiza tugiranye, nishimiye ko dusobanukiwe. Ubwo mu by'ukuri mu ijambo rimwe ryonyine gusa nirivuga ngo Imana ibaha umugisha. Amen. Mwasoza dusenga, ubundi tugasubika, naho butaha. Murakoze. Turagushimiye Imana y'urukundo, urera kandi ugira neza, gukiranuka kwawe nibyo bitubeshejeho. Tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya wo kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu. Ndagusabye kugira ngo uko uyoboye bene data muri ibi byanditswe twagiye dusoma, twese tuzahurire ku munsi umwe duhamagarwa nk'abizera, impanda ivuze dutashye. Dusenze ku bwawe kugira ngo abantu bari ku Mutsinzi TV bahe kugubwa neza, abari ku Mutahajuru TV ndetse no ku Ijwi ry'Umukanguzi, twese tubere rimwe amahoro ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.